ubu nta kindi kiri kuvugwa kuri imihanda uretse inzu y'akataraboneka ikaba paradizo ku cyitwa ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose, kandi ikaba ihagaritswe ku butaka bw'u Rwanda itwaye yarenga miliyari imwe na miliyoni 300. Uzi igitangaje muri ibyo se? Ni inzu kandi ihagaritswe ku butaka bw'u Rwanda yubatswe n'umukobwa akaba ikimenya bose ufite ubwiza butuma abagabo benshi barwara igikebu. Ni Mutesi Joly wabaye ni nyampinga w'u Rwanda 2016. Nta gushidikanya niyo nzu ihenze yubatswe ku butaka bw'u Rwanda kandi ikaba itwaye akavagari k'amafaranga menshi, ndetse ikirenze cyo akaba ari inzu yo guturwamo. Ni inzu ifite etaje 3, ibyumba 5 binini cyane bya rutura, pisine, uruganiriro, inzu y'imyidagaduro ndetse n'icyumba cy'imyitozo ngororamubiri. Ibirenze ibyo kandi muri iyi nyubako harimo igikoni kigezweho ndetse n'ibindi bikoresho utasanga ahandi. Mwaha ikaze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, aho tugiye gutemberana inzu y'umukobwa ufite ikimero kidasanzwe, nako ndavuga inzu idasanzwe yubatswe ku butaka bw'u Rwanda. Nje ndi Rambo na Jacques. Mwaha ikaze tugiye gutemberana muri iyi nyubako idasanzwe, maze urebe byinshi byatangaje benshi biri gutuma benshi banavuga ko ishobora kuba ariyo nzu ya mbere muri East Africa yubatswe kandi ikaba yanubatswe n'umukobwa ufite ubwiza butangaje. Guys, nkuko nabibabwiye rero uyu ni Mutesi Joly. Uyu mukobwa murimo mureba imbere ni Mutesi Joly ugiye kudutembeza muri iyi nyubako idasanzwe. Nanjye rero mbwira abanyarwanda benshi barimo bagenda bandika muri comment, ndetse n'abantu benshi bari kugenda batokinga kuri inyubako bati ngo nta wundi muntu yifite mu Rwanda. Icyo nababwira nicyo, ariko reka dukomeze duhanga amaso turebe duti nakahe kantu karimo katari mu zindi nyubako zisanzwe. Reka Mutesi Joly akomeze adutembeze, atujyane mu bindi byumba bitandukanye, ndetse tuze tureba duti ese iyi nyubako baramuhangitse cyane bamuhangitse. Reka turebe, agiye kudufungurira ahangaha, turamubonye agiye kudufungurira ahangaha, twinjiremo ubundi turebe duti ni ibiki birimo imbere. Urabona ko ari kugenda miro nyinshi zigenda, amakamera hejuru arimo, ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye biri muri iyi nyubako. Benshi barimo bagenda bavuga ati ahubwo iyi nzu iruta n'ibiro byinshi nyine, cyase iruta n'ibindi bikorwa remezo byinshi. Reka turore, reka dufungure kino cyumba turore, reka twinjire muri iki cyumba ubundi turore se wagwana muri iyi nzu. Ahangaha rero tugeze ni mu cyumba cya kabiri, cyase aho nyine barara, nyine mu cyumba aho barara ni icyumba cya kabiri. Urabona uburiri bwiza wabonyemo, mbese ibintu byose birimo, yaba dushe ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni inzu monsheni, ni inzu kabisa. Reka komeza dutembeze dukomeza tureba duti akantu ku kandi. Urabona ko barayesitayemo amatara, baradekoye, baragize bati. Aha tugeze rero, aha turi mu cyumba cya 5. Ni mu cyumba cya 5. Wakibaza utahubwo icyumba cya 4 twagisize, niba arahatugeza niba atarahatugeza simbizi. Kanya giye guhita tujyana ahantu barebera televiziyo, ngaha turanahageze. Urahabona nyine hano ngaha nyine niho barebera filime. Urabona udutebe turimo, ureba uryamye, ko bakunda rock iki mu masobanura, bakunda giti, ndetse n'abandi basobanuzi benshi bajya hiti nyine. Murimo murabona nyine jaride ngibi, mbese ibintu nyine mu nyubako, mbese benshi barimo bagenda baza ati esi ni inzu, ni hoteli, ni iki. Niyo mpamvu nyine iyi nzu nyine yaje kuba yacagahiga. Urabona nyine muri gym, mbese nyine ibi aba ku buryo nyine niyo yaza gusurwa n'abantu barenze bangahe nyine bakora imyitozo ibiki byose mu nzu. Mbese nyine na icyo nakubwira, iyi ni inzu monsheni. Aha, reka dukomeze twihera amaso iyi nzu ya Mutesi Joly. Babwira nti abatarakanda subscribe mube muyikanda kuko ibintu bisanzwe rwose. Reka dukomeze dutemberanye iyi nzu ya Mutesi Joly tureba n'ibindi bintu byinshi bigize iyi nyubako ya Mutesi Joly.
pisine mwayibonye ko tuyirenzeho. Mutesi Joly hano ageze kuri mbese nyine ahantu nyine abantu bakorana nyine nko muri business cyangwa se abantu bakorana muri business bashobora kuba baganira murahabonye. Iya ndakeka rero benshi twari turimo dutemberana muri inzu ya Mutesi Joly arangije kuba yashira ahagaragara mubonye byinshi ndetse abashi no kuba yadutembe yaba mu byumba ndetse no mu yandi ma apartment atandukanye. Murabona ko iyi nzu ari inyubako idasanzwe ndetse abantu benshi bari kugenda bibaza ati uyu mukobwa amafaranga yayakuye. Reka tuganire ubundi. Rero nkuko byagiye bitangazwa byagiye bivugwa ko Mutesi Joly haba hari umugabo witwa Rugumi cyangwa se Rugumi w'umutanzania ucuruza ibintu bijyanye n'intwaro. Benshi bakavuga bati nyamara ne wamuhaye amafaranga, ariko ni mu gihe mukanya nasimbukiye hara kuri murandasi ndetse nyine nsimbukira no ku binyamakuru bigiye bitandukanye bavuga ko uyu Rugumi arangije kuba yatangaza ayandi magambo menshi atumye abantu benshi bavuga bati nyamaze iyi nzu ishobora kwizatahamo umukwe w'u Rwanda. Reka rero reka twitege ibizagenda bikurikiraho. Abantu benshi barimo bagenda batera comment bati uyu mukobwa ngo amafaranga sinzi ahandi hantu yakuye, ariko nyaboneka mwizere ko n'abantu bashobora gukora bakaba bagira amafaranga nyine kubaka inzu, cyane ko nyine uyu yabaye Miss Rwanda yaserukiye igihugu ahantu henshi yagiye hatandukanye. Ntabwo ari gitangaza nyine kuba yakubaka iyi nzu ihagaze miliyari 1,300,000. Aya mafaranga kuyavuga ni ibintu bigoye cyane ndetse cyane ku bantu benshi usanga tutarayakoraho. Gusa nyine kuko nabibabwiye muri iki kiganiro nyine turuze gukoresha ukuri, biragaragara ko rwose Mutesi Joly akomye icyo bita abanyarwanda, arabakomye. Iyi nzu ntisanzwe rwose, urabona ibyumba, ibikoni bigezweho ndetse pisine mo imbere, mbese arasa naho igihe azaza bari we mu rugo. Ari umuntu nyandikiye arambwira ati arambaza ati se ahubwo buriya Mutesi Joly azaza agira cya atemberere muri hotel, ko mbona hotel ahubwo ayifasha kayimuriwe mu rugo. Ahubwo nge uko mbibona abantu benshi baramutse bafashe iyi nyubako buri wese nyine cyase mu Rwanda tukagira nk'abakire nk'ijana bazana inyubako bakayishira ku butaka bw'u Rwanda, amahoteli amwe namwe yatangira gufunga imiryango kuko waza ujya kumusura ari nk'inshuti yawe ukaba usa n'uwibereye muri hoteli. Rero abantu benshi mukomeje kugenda mutanga ibitekerezo byanyu, twabashimiye cyane. Iyo ari Sura TV 1 umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwa aho tukaba twatemberaga mu nzu ya Mutesi Joly wabaye Nyampinga w'u Rwanda 2016. Ciao ciao, mwe mwakanda subscribe naho ubutaha.